birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear FOFO. Happy birthday to you. Bamubyaye dufite umwanya wo kureba. Yesu rashimwe cyane. Uwa mbere bamubyaye turi mu nabango twarazungaga. Nta aderese twari dufite. Sibyo kere? Haba ari itorero ryari taraba. Donc byose byari bimeze uko nguko ariko ndashima Imana ko uwa kabiri avutse dufite address naho tuva tukaba dushobora guhaguruka tukaza nka timu ingana gukirimo abadamu irimo abapapa tukaza guhera Babi mujya bayimbira happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear FOFO. Happy birthday to you. Okay, baby. How old are You now. How old are you now? How old are you now? How old are you now? So, umugati guno muraza kutugaburira nyuma. Ntago bahita turjubu ntabwo byavamo. Babanze bawubike noneho FOFO aratwakira na famille ye kuko tuje hano. So banze uyisubize keke noneho FOFO abaje agiye guhindura imyenda nawe banze musuhuzanyeho nibarangiza guhindura imyenda ahitaza turangiza serivisi. Sangire. Oh, c'est ça. Nicho na kitu. Oh. Nicho nje kuvuga nicho. Umanya bantu betu tambukira Isubu tuzajyana gusura mukecuru muzajyana nyine uzaguperezanta umusigasi ni uzaguperezanta cyangwa ni uzaguperezanta bari kufumba sa ngaho uzabikora neza cyo sibo cyese wota yuko babashije kwibaruka akamarayika ndaza gusaba ko umwana bamutuzanira aha ngaha arajya yes okay ubwo twamuteruye mwese ndumva washatse kumuterura muregeye Yesu nashimwe noneho bivuga ngo uyu munsi wa none twaje aha ngaha tuje guhemba nkuko rero mubizi ntabwo ari hose Imana ishimwe amen ariko
muri divine ntabwo ari uko bimeze, niyo mpamvu ibi byose twabipuraninze kandi tumaze kubipuraninga biba ngombwa ko uyu munsi wa none tubishyira mu bikorwa. Nk'uko rero mubizi, murabizi ko hateye icyorezo cya COVID-19, byabaye ngombwa ko imipaka ifungwa. Kera twajyaga tubona abantu baturuka hakurya y'amazi bakaza bagahemba kandi bigakunda, barageza bakongera bakurira basi bagataha. None ubu dusigaye tuba turi ahangaha ugasanga ni twebwe family cyangwa se ni twebwe umuryango. None ikintu kikubwira umuryango ni aho abantu bahurira muri iki gihe. Bari kuvuga ngo mwaturutse ku gasozi kamwe, tugiye kubara abantu turi ahangaha twaturutse ku gasozi kamwe, nasanga ari Alex na Okero, yewe nawe neza ntitwavuye ku gasozi kamwe, ariko ubuturuni. Yesu arashimwe cyane. Amen. Vuga ngo umwe wese aba afite uburyo aba yaragiye ahura na mugenzi we ndetse bakubaka ubumuntu n'ubumana. So ni muri urwo rwego rero uyu munsi wa none ikituzanye ahangaha tuje twikoreye, cyangwa se mu kinyarwanda baravuga ngo tuje tuzanye n'ibihembo byo guhemba umubyeyi wibarutse, tunamubwira ngo nasubireyo nta mahwa. Iyo umuntu abyaye akabura ibihembo ashaka ahita avuga ati bivuyemo sinahigenda. Yesu arashimwe cyane. Amen. Ariko ndizera ko uyu munsi fofo ni amakuru amubwira ngo subirayo uri kumwe n'abantu. Hanyuma rero Imana ishimwe cyane. So navuga ngo kuri iyi trip cyangwa se umwana wa kabiri biranezeza bamubyaye dufite umwanya wo guhemba. Yesu arashimwe cyane. Uwa mbere bamubyaye turi navuga ngo twarazungaga, nta aderese twari dufite, sibyo kere? Haba ari itorero ryari ritaraba, donc byose byari bimeze uku nguku. Ariko ndashima Imana ko uwa kabiri avutse dufite address naho tuva, tukaba dushobora guhaguruka tukaza nka timu ingana gutya, irimo abadamu irimo abapapa, tukaza guhemba.